amafaranga ngo rukureke ndetse ikindi nta mafaranga namwe wagura ubugingo burakorerwa niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo muri diaspora mubonye ni byiza natanabonetse no mu Rwanda Imana yaguhe no mu byiza dushima no mu Rwanda Imana yaguhe umugisha no mu Rwanda Imana hamwe umugisha ukoze hasunyibutse ibuye nibutse umusore umwe kuko njya nkunda kubwira abantu ngo ikigeragezo ngigereranya na gereza niyo ubamo ukazayivamo ikigeragezo cyawe kirangiye cyo kugira ngo uyisokemo n'abantu rero n'iki kintu wizeje abantu uyu munsi none uragira ati ndumva nshaka kugaruka ku rugero rufatika icyo nabwira abantu bagomba reka tugwe kaje udahwema kudukurikirana kuri Max Fit TV hanyuma tugwaye ikaze kugira ngo Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi hanyuma reka nakira abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda Imana ikomeze kubaha umugisha amajyepfo amajyaruguru tubaha ikaze ndetse ibihugu byacu by'abaturanyi vuga Burundi Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ibindi bihugu abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari ibwota amasimi ndavuga iburayi tubaha ikaze abantu bari mu birasirazuba ndetse za Gashori yo ngiyo turababwira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi uyu turi kumwe n'umukozi w'Imana icyamamare profete muhanuzi nanjye ndamwemera hari ibintu byinshi yamanure birasohora ari nayo mpamvu uyu munsi twemeye kumutumira kugira ngo abashe kuganira nawe byinshi kuri we hanyuma ngo wayikaze uri kumwe na Samu Imana cyangwa umuhungu wa Gitare ngo wayikaze rero papa tangira bibwira abantu murakoze cyane Imana ibaha umugisha shimiye abantu bose badukurikiranye mu izina rya Yesu babwira ngo nibahabwe umugisha imbaraga z'Imana zibabiho gukora kw'Imana kugaragara ku buzima bwabo amazina ni profete byukura bagirana Noheli nkuko umuvandimwe abivuze ndashimira Imana rwose Imana iri ku buzima bwanjye nawe wambaye neza kugakweto keza kanayite keza kazima ndetse kuva hasi kugera hejuru sinzi niba cameraman yakwerekana reka cameraman adufashe yerekane babwire yuko uyu ni Noheli byukura bagirane ndatekereza Noheli turi kuganira uyu munsi uri mu bantu tuziranye turaziranye kuva kera turaziranye turinza yego hari Noheli wari umunyonzi ari Noheli wari umukarani batsinda ariko uyu munsi wari nimbobo ariko uyu munsi turi kumwe na profete byuka urabagirane Noheli uyu munsi wa none wambaye neza pe na muntu bitabera na nuwo bitakwira nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi natandukaniro Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa kuburiho nicyo gishoro ibindi bizemera hanyuma rero tubane mu kiganiro muramwumva ni profete akoze mu nganzo ariko gira kandi karirimbo kawe uririmba nibutse cya gihe Yesu ageze kwa Lazaro icyo gihe yakoreye igitangaza nibutse cya gihe Abisiraheli ku nyanja itukurayo icyo gihe wakoreye igitangaza sinakiyumangana navuze ibya Yayiro icyo gihe wazuye umwana w'umuntu hari igihe byanga nanjye ukenyegeza ugira uti mwana wanjye komera haracyari ibyiringiro Imana iha umugisha umucuranzi umwe cyangwa se umuramyi umwe witwa Habaguhirwa numwe ufite indirimbo nziza cyane akora muri studio yitwa Revelation ni umuramyi mwiza cyane abantu bajye kuri YouTube channel yiwe yitwa ngo ni Bahirwe TVra Muhirwa TV ni Muhirwa TV ni umuramyi mwiza afite indirimbo nziza vubira biri hanze mana we reka mbabwire muzaze dutarame mujyeho mutarame mwumve muramye mwiza Imana yahaye amavuta none si ibyo gusa sigaririmba nka Papi Clever uyu muhanzi nanjye narambuye amaboko ndavuga ni data we Imana ikuzamure mu mavuta yo hejuru n'ukuri yabifashijwemo n'uwitwa ngo ni Emile muri Revelation ariko noneho rero
kuri kuvuga ikinyamurenge none igisirimbo cyakuze maye numva amavuta y'Imana ari ku buzima bwanjye yakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo tera sakwita widi bikoniza nje kukubwira ngo yakoze biriya nabza bindi bimeze ngurutare bimeze nk'amabuye umva papa mfata ntaguruka kuko ndumva mpanye ndi mu mavuta y'Imana ndumva mpanye mfite kugirirwa neza n'Imana Mana we ndagira ne Mana ariko Yesu arajoshe Mana we witeka ndamushimira ayiwe ari ndirimbo nkundi ivuga mu bihe bikomeye humura mwana wanjye ntacyo uzabandi kumwe nawe urarinzwe ufite ubwoba bwinshi yewe wa murundi we yewe munyarwanda we wowe wa mu diaspora we ntacyo uzaba Imana iri kumwe nawe izakuri wibuke neza ko ariyo yagukuye mu Rwanda ikakuriza iyo ndege ukaba utuye mu mahanga yo komera ntacyo uzaba uri kumwe nayo urarinzwe hanyuma byukura bagirane Noheli uyu munsi abantu benshi mazimisi numva ko ufite ngurugendo rw'ivugabutumwa mu gihugu cya Kenya urakomeje wararusubitse byagenze oya ndakomeje ariko urumva ndacyaceneye ko bazama amatike kuko rabizi nubwo Imana yangiriye neza bazaguha amatike abantu banshaka abantu bagushaka okay kuko njya nkunda kubwira abantu ngo iyo haye umushyitsi karibu iwawe uhaye ushaka nibyo kumwakira dayiwe sibyo papa hanyuma Noheli tubona uyu munsi ubundi Noheli ni muntu ki kugira ngo abantu baze kumenya Noheli mubona uyu munsi yambara neza nuwahuza ari kurya ibiryo byo muri Poberi Nyabugogo mu Kiderenga ndi umusani ndingegera nagira epfo no haruguru ariko uyu munsi wa none nkaba ndi Noheli uvuga bikemera abantu bakambona ndashimira Imana nagiye ngendamura n'abantu benshi muri iyi minsi ubu none narabuze management ya managing umuziki wanje ariko ubu nayibonye kuko ukuntu nayibonye ni studio imwe yitwa Revelation iherereye ahantu bita Beretwari muri etage iyo niyo studio iri ku managing umuziki wanje ntabwo bafite ubushobozi bwo kumanaginga ibihangano byava muri nje ariko bama melody bakambwira ati we bundi zirandirimbo baririmba gasizo zawe ahubwo dori zawe nizingize abantu baraturwanya ariko Imana ikaturwanira urumva rero uyu munsi wa none Noheli uyu munsi ndashimira Imana kuri kugenda intezi intambwe Samson uranzi ndavyibuka igihe kimwe urabyibuka tubani batsinda nawe warakubititse byarakuyobeye ariko Imana yakugiriye neza uyu munsi twahaye dushima imbaraga z'Imana hanyuma rero uyu munsi wa none reka nkwibutse ko iyi studio yigezemo igukorera indirimbo neza nkwibutse ko iri kwakira amakoro atandukanye amashusho ngo bamwita Edison n'ubuhari hanyuma nkubwire ko kandi nago bahenda iyo wageze mukorana neza mukumvikana ibintu bikaryoha ariko nawe hari igisirimba dayiwe numvise uzagiye gukorera hari igisirimba afite gukora muri iki cyumweru kigiye kuza ariko kandi kizaba ari umuriro hanyuma rero wayikaze Noheli uyu munsi wa none abantu benshi muri komite bajya bandika bakavuga ati Noheli kutarongora Noheli kudashaka harabura iki imyaka yo gushaka yageze Noheli washatse Imana yakoze neza ibidutangaza abantu bo muri isi batari babona duhimbazi yateguye inzira ducamo iyi tubona nijuru wayureciye aho dayiwe noneho impamvu nashaka nzashaka ahubwo hari igihe kiba kitaragera ngo urebe ko washaka ariko ikintu nshaka kubwira abantu bankurikiranye Prophet Noheli nindamuka mbonye umukunzi nkabona inshuti tukayigendanamo neza ntabwo nta mwana mfite ndecari singo ndi umusore nta mwana ufite hanze oya ntawe ntawe ndoye uyu munsi wa none Imana kugirira neza ikaguhereza umugore wumva ari umugore wifuza n'umugore umeze ndifuza umugore wubaha Imana akubaha abantu ndetse akubaha umuryango mvukamo nzaba narasiganiye kuko nta mama ngira na data ngira ariko byibura mfite bashiki banjye bakuru banjye akabubaha ndetse nyeneye umugore uzajya ukunda abantu bari hasi n'abari hejuru apana kuvuga ngo uyu ni inzobe ni igikara ushaka umugore umeze icyo navuga isura yose azaba afite ushobora kuzana iyo nzobe bigaragara neza ku isura ariko ku mutima nta rukundo rurimo ariko nazaba
afite ikintu cyitwa urukundo mu mutima, uburanga si cyo kibazo. Twese bundi turemye mu ishusho y'Imana. Uwo niwe mudamu nyeneye uyu munsi wa none. Ejo bundi twakubonye agupfukamishije, tukubona bari kugusengera umuprofeti umwe. Yego. Esaho ni iterabwoba baguteye? Ntabwo ari iterabwoba, ahubwo ngira ngo urabizi ko muri iyi mihanda hari ibintu byinshi nagiye nkora byo gutwika amapuranka, kuganira n'abantu nabi, cyangwa se kuhataka abantu batunga intoki gutya mvuga ati wowe ntago ukijijwe nawe ntukijijwe. Ariko nza kumenya ko hari abo nakomerekeje mu mihanda, ndangije ndababwira ngo nimumbabarire, ntabwo twakubonye ku mupastor umwe witwa Yongwe uri muri Yongwe The Vibe, muri The Vibe, ndetse n'umwe mu pastor bakunda gushyira kuri hanze. Ariko tubona kucyariwe mu pastor wahisemo kari ugomba kugusengera. Nahisemo umupastor witwa Rugagi, niwe muntu uri kumwe nanjye muri iyi minsi, amavuta yenda yemera yubahwe papa wacu. Ako uziranye na Rugagi? Nyine uziranye na Rugagi cyane rwose. None se wagira ngo ntago tuziranye? Turaziranye cyane. Ako numva Imana kujya turaziranye. Imana izangirira neza ndabizi kandi izangiza kure. Noheri uyu munsi turi kureba ni Noheri wanyuze mu mateka atari meza mu myaka yatambutse cyane rwose. Ariko mbwira abantu ko Noheri uyu nguyu Imana imukunda. Noheri hari umuntu ugukunda urukundo rurenze rw'Imana? Noya nawe njya nkunda kubwira abantu ngo naho umubyeyi yagukunda kajana igihe kiragira akagucutsa. Akakubwira ati narakureze ndagukuza ndaguheka ngushyira mu mugongo, igihe kirageze ngo wigenze. Rero nta muntu wagukunda kurusha Imana. Kandi mbere yuko wikunda mbere yuko ukunda mugenzi we banze wikunde. Numara kwikunda urakunda mugenzi wawe. Ikindi mpamvu Samusoni abantu bahaye batinda batereta abantu bakabakoza isoni, banze gukunda batereta Imana cyane. Tereta Imana cyane, Imana ni ikwemereza kwemeza abantu. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntiwagira ku gasongero k'umusozi uri kumwe n'abantu batatu baguca intege. Wa mbere ni Barati, wa kabiri ni Tobiya, wa gatatu ni Geshemu. Satani nakuzanira umuntu witwa Herode ngakurwanya, Imana ikuremera umuntu witwa Simona kwikorera umusaraba dayiwe. Hanyuma Nohe uyu munsi wa none twigeze twumva kera nubwo uvuze ko nzashaka cyangwa nzarongora, uvuga ati nzarongora mu diaspora. Kubera ki wagendera kuvanga mu diaspora? Impamvu bundi singikeneye kuba uko abantu banshaka, ahubwo nkeneye kuba uko Imana ishaka. Singikeneye gufata ibyo abantu bashaka ko nafata, ahubwo nkeneye kumfata ibyo Imana ishaka ko mfata. Imitekerereze ya muntu aba yumva yatera imbere yagira kure. Ikibazo mbaje ni cyiza. Ejo bundi hari n'umumama wambwiye ati nge ndi umukire, mfite amafaranga, ati nagukoza ikintu cyose nshaka nakukigukora. Ndamubwira nibyo koko wakinkora, ariko nawe umenye ko ayo mafaranga utayajyana. Kubera ko impamvu nabivuze ni iyi, ndabizi neza ko urupfu iyo ruje ntago waruha amafaranga ngo rukureke, ndetse ikindi ntago amafaranga namwe wagura ubugingo. Ubugingo burakorerwa. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo muri diaspora mubonye ni byiza, natanabonetse no mu Rwanda Imana ubu bino mu byiza dushima. No mu Rwanda Imana yaguhera umugisha. No mu Rwanda Imana hamira umugisha. Ukoze wasunyibutse ibuye, nibutse umusore umwe wigeze ujya muri Australia, amaregereyo asange umuntu wabateretanaga, ageze asanga n'umucecuru ngana na nyina. Yego. Umugore waramubwira ati ndashaka kubana nawe. Umukungu ati ngiye ntago naryamana nawe kuko uruta mama. Nta urungana na mama, ndyamanye na mbona ari mama. Umugore nta kindi yamukoreye, Yesu amupakiza direct, atamubwira ati subira iwanyu muri Afurika. Uyu munsi wa none kuki ari abantu benshi bari kuyoborwa n'imbaraga z'ifaranga? Ariko icyo nabwira abantu ntabwo bagakwiye batinda bareba kubigaragara. Ibintu ni ibintu bigenda bikarangira, ahubwo abantu bakabaye batinda bashaka iki, bashaka urukundo. Okune ngo uzatinda ushaka amafaranga. Amafaranga araza igihe kikagira karangira akagenda. Rero wakabaye ukompeta ku rukundo, kuko urukundo nirwo ruzagira gute ruzatuma abantu babona n'Imana. None iki kintu cyakubuka reka kuririmba? Ikintu cyambere cyambonga reka kuririmba kereka uyu muhogo wanjye ugize ikibazo. Ugize ikibazo rwose dayiwe byahita bigenda gute. Uramutse ugize ikibazo cy'umuhogo nibwo reka kuririmba. Ushatse umugore akakubwira ati bireke? Oya nta umugore ntabwo washaka umugore ukubera igisitaza ngakubwira ngo reka kuririmba, kuko ibyo buririmba ni ibintu bihembura abantu benshi. Uko Bibiliya iravuga ngo hari umuntu ubabaye naririmbe, hari ufite ibibazo niyishime. Rero niyo mpamvu icyo gihe nanjye bundi tuzira gusaba nabi abantu bo muri iyi minsi,
ariko iyo usabye neza Imana iguha umugisha ikaguhuza n'umunyamugisha ikakujyana kure kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka ibyo twibwira nk'abantu si by'Imana yibwira ushobora kwifuza biriya Imana itagushaka muri biri ifite ibindi bintu gushaka mu bizakugirira umumaro bizatuma uhabwa ubugingo buhoraho. Tohe tukoze ku mihanda tukoze ndetse nk'umugendo ukora ibiganiro bitandukanye abantu benshi bakavuga ati Noheli no agapagani Noheli yaraguye ariko uyu munsi none ndashaka kumenya ngo ese Nohe ubona bino bintu wagiyemo wenda byo gukina amafilimi n'ibindi n'abakristo benshi byagukuyeho cyangwa se ku miryango n'abashiki bawe ntago byigeze biguteranya nabo? Urakoze cyane. Filimi nakinnye ntago nigeze nkina filimi nambaye ubusa cyangwa se z'urukoza soni ahubwo filimi nakinnye nagira ngo nerekane message ko hari ukuntu umuntu yabacishijwe ariko afite abagore babiri. Ibyo byarabaye no hanze hamujya mubibona ugasanga umuntu yasezeranye n'umugore ariko ejo ugasanga ahaye aza mu rusengero avuga ngo azi imbere y'abantu babwira ati gukorera Imana ni byiza ariko we akababwira ibitari mu mutima we. Ikindi ntabwira abantu banzi ku mihanda bava ngo n'umupagani. Bibiliya iravuga ngo uwibwira ko ahagaze nawe yirinda tagwa. Kubera ko ndashaka kubwira abantu ngo twese duhagaze ku munzani w'ubuzima kandi uyu munzani w'ubuzima duhagazeho uyu munzani w'agakiza Imana duhagaritseho hagarara ku gipimo neza kuko njya nkunda kubwira abantu ngo ikigeragezo ngigereranya na gereza. Gereza niyo ubamo ukazayivamo ikigeragezo cyawe kirangiye cyo kugira ngo isokemo. N'abantu rero n'iki kintu wizeje abantu uyu munsi none uragira ati ndumva nshaka kugaruka ku rugero rufatika. Icyo nabwira abantu bagomba kumenya nakubwiye ngo mbere yuko utokora gatokorwa ka mugenzi wawe bayuhaye utokora gatokorwa kari mu jisho ryawe. Ngewe nka Noheli ndi umukristo ndi umuntu ushaka kwegera Imana urumva dayiwe ndi umuntu ushaka kwegera Imana ndi umuntu ushaka kubana n'Imana nkakorana nayo haba mu nzira Imana ishakamo. Umuririmbyi yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira ndetse iyo babahaye babahanga amaso cyane birangira babagakojeje isoni. Umaze kubaho uje mu muziki tubonye saga ibyagiye bibaho ese famille yawe cyangwa se baba sister bawe babyakiriye? Yesu baramubwiye ngo nyoko na so bari kugushaka bari kugushakisha wabataye arababwira ngo mama na data nabo turi kumwe hano mu nzu y'Imana. Niba umuntu atamenye ubuzima bwanjye ngamenye ngo nariye amenye ngo ese Prophet Noheli afite ikihe kibazo amenye ngo kwezi kw'inzu mbamo y'ibihumbi 100 cyangwa se 50 yishyuwe ngahaya bimenya urumva ntabwo turi kumwe. Mama na data cyangwa se umuryango wanjye turi kumwe ni nkamwe muba munganiza mumubwira ati se ugeze he amakuru yawe ni nk'aba ngaba bo kuri iyi televiziyo yitwa ngo ni Magisi Fidi nibo bakabaye bambaza nk'ibyo ngibyo. Rero niyo mpamvu ndashaka kukubwira ngo umutera nkunga wa mbere ni umutima nama w'umuntu ndetse n'aba ngaba bahaye baduhostinga tuvuga ati tuganire. Ndabwire n'abantu ko akazi kitwa akazi kandi Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbwira abantu ko gusenga nibivuze gukizwa nivuze kudakora ariko nanone nidugenye ukure ahubwo umukristo ukizwa adakora acyahwe mu izina rya Yesu kuko niba abandi usanga Yesu korokati mikingi cyakihesha ikintu cyo ndakoresheje uburiganya. Biba byiza iyo ufite icyo gukora ukaba ufite no kuvuga Imana uvuga Imana nabigutangira uvuga Imana udafite wakubwira ngo arakuyobya kubera iki indamu. Hari ijambo rivuga ngo hahirwa abakene no iyo bavuze ngo hahirwa abakene umva bavuze iki? Iyo bavuze ngo hahirwa abakene ntago bavuga abakene ba hano mu mubiri babuza amafaranga babashatse kuvuga ngo hahirwa abakene kuko hari abantu bakeneye bafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana byo kumva ubuhanuzi byo kumva imbaraga z'Imana abo ni Imana ibihaye ishaka kugira ngo ibahaze nyine ibahaze. Tukuzi Noheli kubireba ibintu byagiye bikubaho kandi byaranashize nge ntago nyikurebera muri biriya bintu ariko se ko tuzi ko mbabwira ko aho nari hatariho ko tuzi ko ADPR yagutenze uyu munsi wa none ndetse nk'umuvugizi wa ADPR Isayi niki kintu wamubwira cyangwa se itorero warisaba kugira ngo byibuza ubuhokere gukora umurimo we? Icyo navuga nge ntago bantenze nta muntu wigeze unenga kuko ni amagambo y'abantu nibihuha. Ikindi kandi hari ijambo rivanga ikiboshywe mu isi no mu ijuru kirabohwa. Ikindi ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye bihaye biri imbere yawe utabasha kwikuriraho. Ngewe icyo navuga itoro ntago ryigeze n'intenga ahubwo na amagambo y'abantu nyine. Niki kintu wabwira abakristo ndetse n'umuyobozi wa
ADPR cyangwa se icyo nabwira umuyobozi umuvugizi nyakubahwa wacu Imana yadushyiriyeho ngo atureberere muri iki gihe ingoma Imana yamusizeho izakomera kandi azakomezanya nayo ko twabonye hari umuhanuzi waje avuga ngo ngo ni ugiye kumuyobozi wa ADPR oya ntago ari umuhanuzi ahubwo ntago ari umuhanuzi umuhanuzi ni umuntu ugendera mu nzira Imana imushakamo ubundi bajya bavuga ngo iyo udafite indangagaciro za gikristo ukabura indangagaciro z'igihugu uvukamo ukabura umuco mama we na papa bagutoje ubuhaye umeze nk'umuntu uri ikivumu zerera gutyo bisanzwe ubundi Noheli tubona uyu munsi ufite impano zingahe Ndiwe mfite impano ni nyinshi mfite impano wizeye impano ya mbere niyo buhanuzi niyo guhanura ngahanurira abantu nkababwira nti ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga mfite impano y'ubuhanuzi ikindi mfite impano yo kuririmba kabiri mfite impano yo kubwiriza izo mpano ndazifite zigeze muri 3 cyangwa 4 yego niyo gusobanura inzozi nayo ndagenye yego hanyuma tuza kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu niki kintu umva wabwira abanyarwanda cyangwa se ikintu nabwira abanyarwanda nibikomeze ku Mana nushaka kugira ngo utindane n'Imana uzayihimishe kuyigumaho ibi byo uzakora byose uzagumane nayo ikindi reka mbwira abantu iki kintu bacyumve neza uzajya ubona abantu muri iyi mihanda cyangwa se mu buzima busanzwe bavuga ati kana kangendaho akugendaho uri kaburembo ukindi ngo abantu baranyanga ntago bakwanga ahubwo banzu urebe niba utari ikibazo mu bantu nuhaye usanga uri ikibazo mu bantu ubwira Imana ngo Mana wampinduye igisubizo mu bantu abantu bakabona imbaraga z'Imana ziri muri ikindi jya nkunda kubwira abantu ngo niyo wahanura inyanja zigakama icya kabiri niyo wavuga ubutumwa bwiza amabuye agasaduka inzuzi zikagira gute zigaceceka nta rukundo ufite ntabwo naho wagera naho wagera gusa icyo nabwira abantu zahabu iracyari zahabu nubwo yatawe mu myanda ariko nikurwa ameza apamekiri zahabu yego reka ngushimire Prophète byukura bagirane Noel uyu munsi none dusoza ikiganiro cyacu hanyuma reka ngusabe byibuza njye mbwira abantu ngo utabashe guha umuntu subscribe ni wamugabura ibiryo bya sasta ariko wowe bahaye bakora subscribe kuri FTV yego ni umugisha ukomeye yego bakora subscribe no kuri Imana rero iguhe umugisha ariko tutarasoza ikiganiro ariko nsohuje umukire witwa Ronjazi utuye ahantu bita Gashora ahantu bita Vatican ndabizi ko ejo bundi nzajyayo yanyemereye n'inka dayiwe yanyemereye inka nzajyana na Feed TV Feed TV tuzaba turi kumwe tujye kureba iyo nka y'umuntu ukire witwa Ronjazi bita Vatican umanutse ahantu bita Gashora nyine tuzajya kumureba reka ngushimire rero urakoze cyane ariko ntago nagena nahesheje abantu umugisha hanyuma uramutse wifuza kumbaza kungira inama cyangwa se ko dusengana ni 0780529080 Mana mu izina rya Yesu Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ibyiringiro byacu dusengeye abantu bari mu mihanda dusengeye bene data bari mu bizima butari bwiza abari Canada abari muri Amerika Australia Aziya n'ibindi bihugu bitandukanye uburayi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda ugereyo ugera mu Burundi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikomeze ziganze ku buzima bw'abana bawe ubaha umugisha sinakibagirwa abanyamurenge Imana ukomeze ubagirire neza data we kuko uri Imana ikomeye kandi ukabura Imana ivuga bikaba abanyamakuru biyicano ubaha umugisha ubagirire neza ndetse kandi ukomeze kubagirira neza ubaha ubutabazi bwawe ntago nakibagirwa abarwayi bari mu bitaro kwa muganga bagirire neza Mana urakoze kuri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro mu izina rya Yesu amen.